Inkuru y'uko Mutesi Jolly hari mu rukundo na Rugumiri, inkuru y'uko Kimenyi Yves na Muyango Claudine batandukanye, inkuru y'uko Johnny na Eva batandukanye. Izo nkuru ntabwo uzabura kuzumva mu itangazamakuru, ariko ni gake cyane uzumva inkuru y'aba bana ba Marriott Kid yuko hari icyo bakoze, hari igikorwa cyiza bakoze. Iyo nkuru ni gake cyane uzayumva mu itangazamakuru, mu bitangazamakuru bikomeye, yaba ibyandika ndetse n'ibikora inkuru zo kuvuga. Ubusanzwe Marriott Kid ni abana bo mu Rwanda ndetse baturuka mu miryango cyangwa bakomoka mu miryango ikennye cyangwa itifashije. Aba bana bakora ibitaramo bigiye bitandukanye kandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Aba bana rero bo muri Marriott Kid bamaze ukwezi muri Arumaniya, bakaba barahakoreye igitaramo kikitabirwa ku rwego rwo hejuru cyane. Kandi burya iki si cyo gitaramo cya mbere bari bakoreye muri Arumaniya, kuko no mu kwezi gushize kwa munani bataramanye n'umwe mu bahanzi bakomeye bo muri icyo gihugu witwa Avo Adamian. Ikintu wamenya kuri uyu muryango wa Marriott Kid ni uko umaze imyaka 3 ushinzwe, utangiye gukora nk'umuryango ufasha abo bana batifashije, kandi kuri ubu ukaba ufasha abana bagera kuri 50 baturuka mu miryango itifashije, barimo abari baravuye mu ishuri ndetse yewe harimo n'abigaga bibagoye kubona ibyangombwa bikenerwa nk'umunyeshuri. Reba umwana waryaga bimugoye, umwana wajyaga ku ishuri bimugoye, yewe hariho n'abari barabiretse kwiga bitewe n'uko nta bushobozi bari bafite bwo kugira ngo babe babasha gukomeza amashuri yabo nk'abandi bana. None reba ibyo umwana ari gukora igitaramo kikitabirwa n'amamiliyari, kikitabirwa n'abazungu, kikitabirwa n'ingeri nyinshi zitandukanye. Burya impano hari igihe itagaragara bitewe n'ubuzima urimo, ariko iyo ubonye uburyo uyigaragaza hari igihe ikubyarira umusaruro cyangwa igira inyungu kuri benshi. Aba bana rero kuri ubu ngubu rwose ni abana bari gukora ibitangaza, bari gukora ibitaramo bikunzwe cyane, kandi n'abana bamaze kwandika izina mu Rwanda, bone nubwo batajya bavugwa cyane mu itangazamakuru. Ndebera nawe iki gitaramo, reba iyi show, reba ukuntu yitabiriwe, reba igitaramo cy'amateka abana bakoze muri Arumaniya. Hari ibintu twajyaga twumva tukumva ari iby'abazungu, burya ntibikiri iby'abazungu, ko akunyuraho ukamusuhuza ugahindukira ukifuza kumukoraho, noneho kwifotozanya nawe, noneho wabaga wanditse amateka, wirirwaga ureba ifoto ye, kandi wenda uwo muzungu utamuzi, nta hantu muhuriye cyangwa atanazwi cyane ku buryo wenda ushobora kugenda umwirata uvuga ko wafatanye ifoto n'umuntu ukomeye. Ariko igihe cy'umwirabura nawe cyageze cyo kugira ngo none hashakishwe n'abazungu bamutumire mu bitaramo, bamuyambire, bamusabe ko bakifotozanya, ubone ko bari proud yuko noneho nawe bari kumwe n'umwirabura bitewe n'ibyo akora. Icyo gihe rero cyagereye ku bana b'Abanyarwanda bo mu rw'imisozi igihumbi. Aba bana b'Abanyarwanda babarizwa mu muryango wa Marriott Kid, babaye ikimenya bose mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane ibihugu by'abazungu, dore ko mu Rwanda ho bavugwa gake cyane. Burya koko umunyarwanda bivuze ukuri yuko wambaye ikirezi atajya amenya ko kera. Burya aba bana ntabwo tuzi ko dufite abana bafite impano, ntabwo tuzi ko dufite abana rwose bakora ibitaramo bigakundwa cyangwa bafite impano zakabaye zinatezwa imbere n'ab'iwabo, bakabavuga mu itangazamakuru bakabateza imbere cyane. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bikorwa, ariko abandi barabizi yuko rwose aba bana barenze, barabizi ko aba bana bakubiye pe. Ariho rero abazungu babimenye imbere yacu, bakaba banifuza yuko buri cyumweru babakorera igitaramo, kandi koko niyo bagikora cyakitabirwa cyane kuko barakunzwe, kandi n'abana bafite impano ubona ko ibyo bakora bibari mu maraso rwose. Mu gihe mu Rwanda ibya Marriott Kid ntacyo bitubwiye, ariko muri Arumaniya bo babafata nk'abami, babafata nk'abantu bakomeye cyane rwose, bafite ibyo babagezeho kandi bagasusurutsa abantu bagiye batandukanye. Ni abana bafite impano, bakora ibintu bigiye bitandukanye, amasiporo, kubyina, gusubiramo indirimbo, nyine ubona ko ari abana bafite impano pe. Ugahita uvuga hari igihe umuntu haba mu buzima bukaba bwatuma impano yitagaragara, ariko aba bana rwose bahawe umwanya, ubundi bagaragaza rwose icyo bashoboye, kandi
neza. Ni abana rero bavugishije abenshi, ndetse umwana ari gufatwa nk'umwami muri Arumaniya, anyuraho bakamusaba kwifotoranya nawe, ndetse ubona nyine bamushagaye, ubona ko ari umuntu wubashywe mu gihe twebwe nta kintu bitubwiye. Rero aba bana bari muri Arumaniya bahakoreye igitaramo rwose cy'imbaturamugabo, igitaramo cyakunzwe, igitaramo cyitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye kandi bakomeye. Ubonaga ko ari igitaramo nyine cyateguwe, kandi ubona ko abari batumiwemo cyangwa bari kuri afishe yuko bazaba bari muri icyo gitaramo, kuba hariho Mariox Kid rwose wabonaga yuko iyo group cyangwa uwo muryango abantu bawukunze bo muri Arumaniya uburyo babyitabiriye cyane, ubona ko bibashishikaje. Noneho bigera ku mwana Samuel bose bakayamanika, abari bafite amatelefone bari bifashe ngo ntibari gufotore, bose ukabona bakuyemo amatelefone rwose bagiye gufotora umwana uzi kubyina pe, ubizi cyane kandi ubyina yishimye aririmba, ubona ko nyine abantu bibashimisha cyane. Gusa si we wenyine, na bagenzi be barabizi rwose, barabizi kubyina, barafatanya bagakora ikintu ubona ko gikomeye kandi gifite imbaraga, ubona ko bafite ukuntu bakurikiranwa cyane, bakurikiranwa byimbitse, kandi bakaba ari abana bari kuvugisha benshi, aho benshi mu Banyarwanda batangiye kubaza niba batazasubira ku ishuri bitewe n'uko amashuri mu Rwanda yaratangiye, ariko baracyari mu kazi, baracyari gukora ibitaramo bishimisha abantu mu bihugu bigiye bitandukanye. Imbere y'uko dusoza, manuka gake muri komenti ubundi utubwire nawe uko aba bana bafatwa mu Rwanda, niba hari aho bihuriye n'uko ubona ibitaramo bakorera mu bindi bihugu biba byitabiriwe, cyangwa ukuntu ubona bahawe agaciro bihura n'uko mu Rwanda bavugwa cyangwa bahabwa agaciro bitewe n'ibyo bakora. Reka dusoze, ariko nanone ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bitambuka kuri iyi chaîne, kandi inkuru ziryoshye kandi zisukuye nta handi wazisanga uretse kuri Anizere TV Show. Ndabashimiye.